Kwetu Vaganza SPA. Aha turi ni ku Gisozi, ahantu heza cyane. Tugiye kugeramo imbere turebe ubusitani bwaho. Ni ahantu batanga serivisi za sauna, massage, icyo kunywa. Hari ubusitani bwiza, yewe na reception iringanishwa kuba yahabera. Ni abafatanyabikorwa bashyashya, ni abavandimwe nk'uko umuryango KOP umaze kwaguka cyane mu bihumbi 57 n'abantu 300 barenga n'aba hano muri Vaganza barimo, guhera kuri boss Deo kugera no kubamufasha mu kazi ka buri munsi. Murabona ko ari ahantu hafite ubusitani bwiza cyane, ahantu ushobora kuza ugataramira, ugatabira, washaka gukira amavunane ukajya muri ka sauna. Hakaba hari abantu bashinzwe kukumasa neza, ugashira amavunane, hanyuma ukaniyakira. Nari nibagiye burushete yaho. Bagira burushete nziza cyane, ku buryo iyo uhageze rwose nta rungu, ntago wiyamburuye. Abantu benshi bakunda kuhasohokera, babona ko hari ubusitani bwiza, indabyo nziza impande zose, n'ahantu heza cyane. Aba rero ni abafatanyabikorwa, niho tusigaye rimwe na rimwe tuhakorera ibiganiro. Bakunzi ba KOP rero mbibutsa ko umufatanyabikorwa mushyashya Premium Construction Group igizwe n'abaenjeniyeri b'abanyarwanda, barimo n'abanyamahanga bakiri batoya, bakugira inama mu bijyanye n'inyubako, n'imicungire y'inyubako, n'ibindi bikorwa remezo n'ubutaka. Bakakugira inama y'ikintu ushobora gukoresha ubutaka bwawe, bakakugira inama ku nyubako ushobora gukora, bakakukorera inyigo, bakanakubakira. Byanarimba bakagushakira abantu bashobora gukodesha inzu yawe. Mubashake rero kuri 0784 42 57 cyangwa se kuri 0785 59 80 46. Bafite ibiro i Remera imbere ya REB mu muhanda wo hepfo ahahoze WDA, imbere y'umunara. Bakagira n'ibindi biro ishami rikorera Rusizi, rizajya risavinga abantu ba Rusizi, Nyamasheke, Karongi, ariko no hakurya Bukavu nabo babareba. Undi mufatanyabikorwa ni Green Tech. Nababwiye ko bafite icyo twita vitamine ya moteri. Vitamine ya moteri ni amavuta X1R ushyira muri moteri, moteri ikagabanya gusohora ibyotsi byinshi. Murabizi ko n'amabwiriza yasohotse ko ikinyabiziga cyose bazajya bagipima imyotsi. Ubwo no kuvuga kugira ngo uzajye muri IPRC Kigali bagusubizeyo ngo ujya gushaka kugabanya imyotsi. Byakabaye byiza wibwirije ugahita ufata ari amavuta ya X1R, hanyuma ukayanywa batarabikurega. So nabo mubashake kuri 07. Bafite nayo bavanga na moteri na essence, imodoka ikanywa gakeya. So bakorera i Nyamirambo ku muhanda wa 40, umuhanda wa kabiri uciye kuri Dialogue ugana kuri station ya polisi ya Rwezamenyo. Mwabahamagara kuri 0782 96 26 So twagiye rero. Hanyuma ni ubutumwa message, ubutumwa mfite bugera muri butatu. Ndahera hehe. Ejo nagiye gusura Bumbogo bwa Nkuzuzu. Ubwa mbere nari mpageze, nubwo nari mfite ibindi bingenza, ngenda mahurira n'abantu tubana hano mu muryango. Ntago n'abakunzi nabo bagiye bandangira. Ngera ubwo nari nitegeye kuva ku murenge kumanuka Paroisse ya Gishaka, Centre de Santé, witegeye Nkuzuzu na za Rutunga hejuru, na ya Gasabo nyirizina aho hafi. Hano urenza ahantu bita ngo Kagirwamana. Kagirwamana na ahantu nakwita nko ku kirenge cya Ruganzu. Na ahantu hari urutare bivuga ko hari umwobo munini umeze nk'akabindi, bivuga ko Ruganza ariho yanyweraga inzoga. Ubundi hari abantu bahafata neza, ako kantu, uwo mwobo umeze nk'akabindi uhoramo amazi. Ntago nari isanzwe mazi, ariko na ahantu imbere y'urusengero rwa ADPR bita Akibigabiro,
Akigabiro ariko ni Akigabiro. Ni urusengero rwa ADEPR Akigabiro cyangwa se Akigabiro ariko ni Akigabiro. Ni imbere yaho ariko hakeneye kuba hafatwa neza umurenge nabyo ubyumve ko bashobora kuhaba bahatunganya abantu bakajya bahasura bakagira icyo bahafatira na ahantu heza cyane nabashe kugera. Ariko simbabeshye nakuwe n'Imana niko navuga. Umunsi wanjye wasaga n'uwageze, narokotse impanuka ikomeye cyane. Imana niyo yakinze ukuboko kuko urumva twaramanutse moto nari nateze icika feri, icomoka feri tubyumva ibana tuyitwara Butumba tumanuka hafi ibirometero 2. Abahazi nuguturuka uturutse mu ikorosi rituruka ku murenge wa Bumbogo nuruga kushumuka, moto yihagaritse tugeze kuri centre de santé ya Gishaka. Byari ibintu biteye ubwoba cyane, abantu ukuntu yagurukaga, abaturage bamwe bavuza induru, nanjye ndafata ndakomeza mfata intebe y'inyuma, motari nawe akomeza amahembe, tugira amahirwe tubona tugeza ahantu hameze nk'agataba itangiye guterera irahagarara. So ni ibintu urumva iyo minota ibyo birometero mu kubigenda byose najyaga mu mibare nkavuga se ningwa hangaha ndavunika ndarara mu bitaro, ejo bundi nzaba ndi mu kagare, ibintu byinshi cyane urumva ni nka narebye mu maso y'urupfu pe. Ibyo sinabeshya, ariko Imana yakinze akaboko, haza kuba kubemera umotari wari untwaye yari umurokore, kubemera haza no kuba igitangaza cy'Imana niko nabivuga. Tugeze ahantu hazamuka haterera, twagiye gushaka umuntu ukora iyo feri, yari umuntu asanzwe akora n'amagare na moto. Hanyuma moto turayimusigira, hasigaye turagenda n'amaguru, ariko ko ntacyo turayita. Noneho wa mumotari w'umurokora arambwira ati uriya rero ati byashatse kuba ati buri Imana yagira ngo itwimye uburenganzira bwo gusubira kuri iyi moto, kuko byanze bikunze twari kuyigarukaho kandi n'ubundi nta feri ifite. Kontake iratakara, biba ngombwa ko tugaruka n'iyindi moto. Hanyuma umumotari ajya gushaka urundi rufunguzo mu rugo, aza kuza kuyifata bamaze kuyikora. Ariko twagarutse n'ubundi hari amavuta yari yashizemo, amavuta ya feri yari yashizemo, kandi ni za moto z'amashanyarazi. Iyo tudata urufunguzo byanze bikunze twari kugerageza tukagenda tugenda gake gake, ariko ubwo nanone hari igihe byari kudukoraho. So guta urufunguzo nabyo biri mu byaturokoye imva ya kabiri, kuko ubwa mbere twarakushumutse, hanyuma tugezaho tuyiparika ko nta kiratakara tuyisiga aho ngaho, ngiye nta kwanjye. So ibyo nibyo umunsi w'ejo kuwa gatanu niko wangendekeye, ariko turi amahoro. Uyu munsi ni itariki ya mbere y'ukwezi kwa 11, umunsi w'abatagatifu bose. So ni ukwezi gushya, abantu benshi batangiye kugenda bifurizanya ukwezi gushya, ariko nkuko Dashima akunda kubivuga, ukwezi gushya kutarimo wowe mushya byaba ari imibare. Ni burya na za anniversaire tuba dufeta, iyo utangiye umwaka ugafeta ngo nujuje 50 n'ingahe, ukinjira mu 54 utagize igihinduka, imigambi mishyashya, gukosora ibyo utakoze mu mwaka wabanje, ibyo byo bikenewe. Ni umunsi w'abatagatifu bose ku bakristo gatolika, ariko ni umunsi udasanzwe muri Kiliziya Gatolika. Nabonye mu kanya turaba tugiye Izaza, abantu bari Izaza ngira ngo turasanga binikije. Paruwasi ya Zaza yizihije imyaka 125. 125 ni ukuvuga ngo yashinzwe mu 1900 yuzuye. Ni umuryango mugari. Paruwasi ya Zaza ifite seminari nto, ifite lycée aho umukobwa wanjye yize, troncome, ifite groupe, ifite centre de santé, ni ngari. Paruwasi ya Zaza kera twararirimbaga ngo savizazi rwaze Nyundo Mibirizi na Kabgayi tugakomeza. Bivuze ngo Zaza ni ya kabiri mu paruwasi yo mu Rwanda.
nyuma ya Save. Ni ahantu rero harerewe abantu benshi, urumva muri ayo mashuri nibura uko ari 3: lycée, manza ariho kera bitaga mu Kimonyo, hakaba groupe aho bita mu Banosi, ni nyumva babita Banosi, ni benshi ni benshi. Hari n'umugabo ejo muri twari kumwe muri hotel ubumwe nawe ushaka kuba yarahize, ni benshi, n'umuryango mugari. Hakaba rero na iseminari, lycée na groupe. Abantu baciye aho ngaho ni benshi. Mu seminari ni benshi cyane, kuva muri za mirongo, ngira ngo muri za 50 seminari yizaza, ariko abo tuzi na abahize batujya kungana, bahize nyuma muri za 70 na 80. Abo nibuka abana bejo bundi ba Albert Baudouin ngunda kuvuga ko ari wanzanye mu itangazamakuru, abitwa ba Sehene Ruvugiro Emmanuel dukorana, umusaza doyen d'âge mu itangazamakuru turimo nka Pax Press. Ariko iyo paruwasi ifite ubudasa ko imaze kwibaruka abasenyeri 2 niba atari 3. Nibukamo musenyeri wa mbere bavuga w'umunyarwanda Bigira Umwami Aloyizi, niho avuka, na musenyeri Rukamba Philippe wa Butare uri mu kiruhuko cy'izabukuru, nawe niyo paruwasi yakuriyemo, yavukiyemo, iramurera ba musenyeri. Paruwasi ifite abasenyeri 2, byumvikane ko aba ari ubukombe. Musenyeri Rukamba na ngira ngo ari mu kiruhuko cy'izabukuru i Butare, ariko namenya amakuru, mpanga kuzamusura, namenya amakuru ko yigisha muri primaire namenya amakuru ko yigisha muri primaire kugira ngo arwanye ubusaza. Urumva iyo ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru karyama, bishobora kugukururira indwara za rubagimpande. We rero yigisha abana bakiri batoya muri primaire. Icyo ni ikintu cyiza cyane. Ubu ndabizi benshi ningera izaza bakinikije, bamwe turaza kuvugana nabo, ndabizi harimo abasaza, harimo abapadiri ni benshi, abaseminari ba Rwabuneza ni benshi, n'abapadiri n'abandi ni benshi. Ni paruwasi ifite ubukombe. Ahubwo icyo nza kwibaza, ntabwo ari ikiganiro ko mutere, ni ukugira ngo twungurane inama cyangwa ducuruguture ubwonko hagati ya politike na kiliziya. Ni iki cyemfluenshije ikindi? Aka ni akabazo gakomeye nshaka kubaza abadukurikiye, kubera ko niba amaparuwasi yaraje mbere y'ibiro bya administration, kuki atariyo yagiye aba chef lieu de préfecture cyangwa de province? Twakabaye dufite diocese yazaza, kuko muri Kibungo niyo diocese ya mbere. Twakabaye dufite diocese ya Save, kuko muri Butare niyo paruwasi ya mbere. Twakabaye dufite diocese ya Rwaza, kuko muri Ruhengeri niyo yabaye ya mbere. Nkuko dufite paruwasi ya Byumba, Ibyumba. Ariko nukugira ngo abantu babitekerezeho, cyangwa se tukantekereze mu Bangirikani tufitemo diocese ya Shyira ikorera mu Ruhengeri, dufite diocese ya Shyogwe ikorera Igitarama, dufite diocese ya Gahini ikorera Ikibungo. Aho ngaho mu Bangirikani niho hagiye habanza idini, niko bitekereza, kuko Gahini yo ndabizi ko ariho byabanje. Kuki muri Kiliziya Gatolika amaparuwasi ya mbere atariyo yahindutse diocese? Byatewe n'iki? Ninde politike n'idini niki cy'influence ikindi mu kwita? Kuko bigaragare ko iby'amaprefecture byaje nyuma, bisanga amaparuwasi amwe ahari, ariko se kuki bitagiye aho paruwasi iri? Nukubitekerezaho cyane. Administration ushobora gusanga barafashe wenda hagati, ariko muri Kiliziya Gatolika naho dufite diocese ya Nyundo, ntago ari diocese ya Gisenyi. Tukagira diocese ya Kabgayi. Kabgayi na Nyundo zo urumva aho ngaho habaye influence, idini ryarushije imbaraga politike. Ariko ahandi muri Gatolika, Byumba, Ruhengeri, Gikongoro, Cyangugu, mu baporoso Gikongoro yitwa Kigeme. Mu baporoso Gikongoro yitwa Kigeme. No, n'ahandi
n'ahandi diyoseze ya Kigeme we so aho nakantu gashobora gutuma dutekereza ngo kuko hari aho bifasha paruwasi ahantu habanje ubuyobozi bwa kiliziya ubuyobozi bw'idini hari possibilité nyinshi zo kuba hatera imbere, ariko iyo bwa politike bugiye kure yaho bw'idini buri ubwo nuvuga ngo bwa politike aho bwa politike buri niho hateye imbere kurushaho. Vuga ngo zaza niyo yabanje Kibungo ariko prefecture iba Kibungo yakaba iba na diocese ya Kibungo nyamara paruwasi ya Kibungo yaje nyuma yiyazaza kuki bitabanje hari abantu no kubitekereza mu bijyanye na ntuza ntago ari shikaza ariko no kugira ngo abantu babitekereze bavuge ngo ko iterambere ryabanje izaza muri Kibungo byaje kugenda bite kugira ngo diocese bari hwijya wenda kureba abakristo benshi uko bitwara n'ibintu, ariko nibyo abantu bagomba kumenya nyine nayo mazina ni ngombwa ko abantu batekereza ngo yaje ate haba hariho impamvu. Ubwo rero mukanya ubu tuvugana nyuma y'amasaha 2 cyangwa 3 ndabangeze izaza nubwo atari rwo rubanza rero runjyanye ariko ntibimbuza kuhagera, ndahagera ndebe uko byifashe ku munsi wagenze turasura n'ibindi bikorwa, ariko byanze bikunze niyo yubire tugomba kumenya ibyayo turaganira n'abahari. Icyo cyari kimwe. Indi nkuru nziza uko twakoze ikiganiro gushize tuvuye i Bugesera ku bana ba École primaire Murago bataye ishuri, twemeye ko tuzagerageza bakatushakira amazina n'abandi bataye ishuri tukabashakira ibikoresho na cya gihumbi. Nta nkweto twemeye, nta nifomu twemeye. Naraye mvuganye na meya wa Bugesera Richard Mutabazi anyemerera ko abwira gitifu umurenge na directeur w'icyo kigo na bagitifu b'utugari bakagerageza gushaka abo bana uko bazaba bangana n'ibyo tuzaba dufite byo kubafasha bizaterwa. Niba bari bakeya dufite ubushobozi tuzabafasha byisumbuye, no usibye kumutangira icyo gihumbi no kumushakira amakayi n'amakaramu dushobora kurengaho kugira ngo n'ubutana bazabyigurire tukamushakira wenda agatungo kagufi koroshye k'umwana, urukwavu, inkoko, ihene cyangwa akagurube, yes yabasha kugifata neza imyaka iri imbere akazabasha nawe kugira. Hari undi muntu wa hano muri uno muryango wa Keopi wahise ambwira ko nawe ashaka gufasha abo muri Ntarama kuko nawe ni watuye. Ubwo rero yarimo asaba nimero za gitifu wa Ntarama, ariko kugira ngo tutatatanya imbaraga kubera ko byose bicometse kuri meya tuzabanza dufatanye n'uwo muntu bicometse na akarere na Keopi. Uwo muntu nzamubwira tubanze dutunganye ibyo muri Kamabuye, hanyuma nituva Kamabuye tumaze gukemura icya Kamabuye tuze muri Ntarama. Kandi Ntarama yo abantu baho ntabwo nibaza ko nta bana benshi baticuri muri Ntarama kuko bo abantu baho basa naho bishoboyemo ukuntu. Uwo muntu sindi bumuvuga izina ariko nsanzwe muvuga hano ni wa wundi wari waranyemereye kunjyana na moto tukajya gusura umubyeyi uri mu Gakenke tukunda kuvuga uhora mpamagara, umubyeyi ufite ubumuga akomora ku kazi, ufite n'ibindi bibazo bijyanye n'umuryango we, akaba afite n'ikibazo cyo kugira ngo abone icyo nakwita simbyite pension kuko sinzi imyaka ye, ariko ni ukuvuga ngo ibijyanye n'impanuka yagize kwivuza kubaho tusa. Uwo muntu rero waranyemereye moto, waranyemereye kunjyana na moto, ni nawe uri gushaka ko dufatanya muri gahunda yo gufasha abana bataye ishuri mu Bugesera. Nubwo ya prefeye Ntarama, ngewe nifuza ko tubanza tugafatanya tukajya Kamabuye cyane cyane École primaire Murago, twava primaire Murago tukafata n'izindi primaire byashoboka tukareba na segonderi zo muri Kamabuye, aho Kamabuye byamara gutungana tukabona kwimukira Ntarama kuko byaba ari ugutatanya imbaraga dufasha abana 50 bo muri Kamabuye tugafata n'abandi 10 bo muri Ntarama, byakabaye byiza. Tuzabivugana na meya n'abayobozi baho, ariko byose ariko tuzabigenza. Ibi kubikora ntabwo ari kuvuga ko umuntu afite ubushobozi buhambaye, ahubwo no kugira ngo dufatikanye dutekereze ngo ese abana bati ishuri koko babuze ibikoresho, babuze igihumbi cyo kwishyura, atara abati ishuri bigakomera bikavunana, nabafite ubushake buke
cyangwa ababyeyi bafite imyumvire iri hasi, abo ngabo bizatugora, abo ngabo nabi inzego zibanze. Ariko kuvuga ngo umwana ataye ishuri kubera ikibazo kiri materiel, ubushobozi, abantu benshi bafite ubushobozi, ngo yabuze amakayi y'umwana ujya ku ishuri buriya se ntiyarenze ibihumbi tuvuge 7, n'amakaramu wenda igihumbi cyo kurya bagitanga manza ari cya buri. Abantu babitekereje, no kugira ngo abantu babitekereje, nta mwana numwe wakigaragara ku musozi yarataye ishuri, keretse umwana we atabishaka cyangwa se ababyeyi bafite ikibazo cy'imyumvire aribo bamukuye mu ishuri. So kubwanjye mu myumvire yanjye rero numva nta mwana wakabaye avutswe uburenganzira bwo kwiga hejuru y'ibintu bibarika, kuko ibibarika turabifite nuko wenda abantu ntabwo bafite ibingana, ariko nanone kubikora mugafasha umwana ujya ku ishuri ntabwo ari byo byabigabanya. Kandi ni gahunda tuzakora tufatanyije n'akarere, nta kamera tuzakoresha kuko ntabwo ari ukwigurisha, ni ukubivuga gusa. Ikindi nuko ntacyo si ukugira ngo abo bana bamenyekane, ejo umuntu ajya babona ngo dore uriya n'uwarihiwe na KOP cyangwa se iki. Ariko uwo mwana nyuma y'imyaka 15 mu gihe nzaba ngendera ku kabando ashobora kuzaba ari we komanda cyangwa se ari we gitifu ashobora kumbona akavuga ati, umwe muri abo ashobora kumbona akavuga ati dore wa musaza wadukuye mu muhanda, twabasanze mu muhanda batoragura inswa, abandi bari gushaka inkwi, dusangamo mu bana batagera kuri 20, dusanga harimo 4 muri 20 twabonye, ni 1/5. Abo bana ni benshi. So kubitekerezaho ukavuga kuki bari mu muhanda, icyo nicyo cy'ingenzi. Abantu buri wese atekereje ngo kuki uyu mwana atari ku ishuri, akamenya ibyari byo n'ibindi yabikemura, kuko hari abarivanwamo n'ibyo bikoresho. Hari abatubwiye ngo nta nkweto, ariko ndabizi ko inkweto atari itegeko, bashobora kuba barambeshye, kubera ko ejo aho narindi igishaka abana bava ku ishuri narababonye ntago bambaye iz'umukara, kandi ni muri Kigali. Ubu se Murago ya Kamabuye ya Bugesera ni itegeka inkweto z'umukara? Baraba baratubeshye. Gusa mu byo tuzabafasha nta nkweto zirimo. Inkweto directeur azavuga ati ujye uzana izo ushaka, hanyuma amakayi n'abakaramu twebwe tubitange, hanyuma dutange na cya gihumbi. Ibya uniform ibyo ni ibya directeur n'akarere, niyo mpamvu nashatse ko meya abigiramo uruhare. So ngayo nguko nibaza ko kubera ko turi kwitegura urugendo, mu kanya tugiye kugenda Ikibungo, tugiye gusura abantu Izaza, Ikarembo, nibishoboka niba turagira na Gafunzo simbizi, kuko tugomba byose ikiyaga cya Mugesera nicyo cyane, ni nkayo centre y'ibyo turaba tugiyemo. Uko bishoboka, birashoboka ko dushobora kuhabona izindi nkuru nyinshi z'ubuvugizi, z'abakora neza, abiteje imbere mu buhinzi, abiteje imbere mu bworozi, bise abantu inkuru kwa nicyo ngicyo kiraba kitujyanye. Ariko no gusangira n'abavandimwe umunsi wo ku cyumweru kwa gatandatu no kugenda tugakora ibiganiro bikeya, hanyuma tukajya ibiganiro bikeya harimo n'icyo kuri diocese no kuri paruwasi yazaza, hanyuma ibindi tukazabikora ejo tuganira n'inshuti n'abavandimwe. Ntago mbatindiye rero, nibyo narifite byo kubabwira. Mwihangane kubijyanye n'urubanza, ntago nshaka kuzabivugaho. Gahunda niyo gushaka Kayitesi tukabonana tukaganira, nta bindi, kubera ko yewe birangora kugira version ebyiri mu mutwe wanjye. Sinshobora kuvuga ibintu mbigoretse, sinshobora kubimba ngo nuko wenda bimpa avantage. So rero mvuze navuga ibindimo, kandi ibindimo byazambye dosiye nta kundi. Ntabwo rero sishaka kongera kuyivugaho. Ubu gahunda no gushaka Kayitesi, nimero ze narazibonye, nzamwandikira tuvugane kugeza tugeze ku ndunduro, nta bindi. Kuko nkomeje naba mbaye Nyamwongera bibi niwe babwiye ngo yagiye gukwa ibikeri, bambwira ati ibikeri ntibikobwa, abaterekerekerekere, ahubwo ndabongera ibyugu. Ari ibyugu ntibikobwa, ari ibikeri ntibikobwa. Ubwo rero urumva ugiye gukwa ibikeri barabyanze, wongeyeho ibyugu. Niyo mpamvu aho niho havuye izina rya Nyamwongera bibi. Ntabwo wari njyewe, siko nteye, siko nsanzwe. Niyo mpamvu iriya dosiye ntazongera kuyivugaho. Bafata ibihari, ibitangazwa impande zose,
yaba biva kuri nyir'ubwite byaba biva ku bandi, ngewe mbaye nifashe kugeza maze kubonana na Kayitesi. So mwakoze cyane rero, ubwo ntavuze ni mwarimu Clement, mwarimu Clement wigisha imodoka 0788483722. Hari n'undi mukomisiyoneri w'ibibanza by'Ubugesera watangiye kumvugisha agira ngo dufatanye mu kazi ke, nta birenze, abafite imari azajya azizana tuzimenyekanishe, ni ibisanzwe. Hari n'undi mufatanyabikorwa ufite ahantu ho kwiyakirira mu bice bya Kicukiro, umanutse Sonatube muri muhanda mushyashya uhinguka Kabeza, usa naho ugeze hafi yo kwa Didi, ahantu hahoze urusengero rwa UCC, United Christian Church. Hari akamoteri keza kitwa Link and Long, nako nabafatanyabikorwa n'abavandimwe, nabwo abantu bakeneye kuruhuka, abantu bari muri diaspora babaje mu mavakanse bashobora kuhagera bagahabwa serivisi nziza, bakaharuhukira, bakabona amafunguro, bakabona uburyamo, bakabona hafi. Kandi ahantu bawitegeye, iyo uri hejuru bawitegeye Stade Amahoro na Beka Arena n'ikibuga cy'indege cya Kigali i Kanombe. So rero naho nabo nafatanye bikorwa, nimero nzazibabwira utaha, ariko murumva ko ari hafi, umanuka wa muhanda wa Sonatube ukushuma kugera aho house ibagiro ryo kwa Didi, ni muri kara gace mu kaboko k'iburyo, hari urusengero rwa UCC rwa harya Margaret, kwa Margaret ko nanjye najyaga njyayo aho urusengero rurinda hazi, kwa Margaret na Rwanamura. So mwakoze cyane rero ngaho nguko. Ubundi abari Iburasirazuba, amajyepfo y'akarere ka Ngoma, kuko ntabwo ni imirenge ya Sake, Mugesera, Zaza na Karembo, naho ngaho ntabwo tuzaharenga mu gihe cy'iminsi 2. Ibindi tuzagenda tubereka ibiganiro mu kiyaga cya Mugesera, ibiganiro mu mirima y'urutoki, ibyo nibyo tuzabazanira, nibyo tuzaba turimo. Mwakoze cyane.